aha tubaha ikaze kuri groupe Nayote. Abangaba ni abanyeshuri barangije post graduate, ni umunsi w'ibyishimo. Tubahaye ikaze Benjamin, uyu munsi urawufata ute? Murakoze cyane, muri make ni umunsi mwiza, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi wo gusoreza amasomo yacu, rwa rugendo rurerure yani cyane, ariko Imana yaradufashije tukaba uyu munsi tuje mu byishimo ko dusoje amahoro. Imana ishimwe. Ngira ngo muri iki gihe kirenga umwaka mwari mumaze, hari utuntu tw'udukoryo twagiye tubamo, ariko Imana yabafashije, none amashuri murayarangije, muraberewe cyane rwose. Gerageza usuhuze inshuti zawe zirimo uwo bita Samu na Nadina, aba ni abantu mwaruhanye. Yego rwose, none mwambaye ikamba, ibirori bigende neza kandi n'Imana ibageze mu cyaro amahoro, kandi nabo mu mujyi muhaba amahoro. Murakoze cyane. Murabona ibirori uburyo bigishyushye, barishimira impamyabumenyi bose y'icyiciro cya post graduate, mu byishimo n'igisirimba kiryoshye. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubashyigikira no kubagura. Mu gihe kirenze umwaka, ngira ngo aba banyeshuri batangiye mu kwezi kwa gatanu 2025, none bari gucelebratinga umunsi wabo w'ibirori n'ibyishimo. Amen. Wemerewe ikamba. Izo ni igisubizo cy'imvune warushye muri uyu mwaka wose. Imana nibaha umugisha kandi. Yego. Class 3 nabo bari bitegura. Aho bamaze kwifotoza banyura hatandukanye. Good. Byiza cyane. Byiza cyane, mugasirimba ushima Imana igihe urangije, ni ngombwa. Aha turabashimiye ku murongo wa groupe Nayote. Mama, uyu munsi witeguye unataha ibirori by'abakoze graduation ya 4 muri kaminuza ya ECC, East Africa Christian College. Wakibonye ute, bimeze bite? Uyu munsi byari ibyishimo, noneho by'umwihariko kuri papa Nayote na mama Nayote. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibitangaza. Inshuti zacu, abavandimwe nk'uko mubabona batugaragiye, byari ibyishimo bireze. Twashimiye Imana, dushimira n'abantu badushyigikiye n'abadusengeye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Rero turanezerewe kubw'uyu munsi wa none kuri Nayote cyane cyane. Imana iri kugenda iteza agatambwe, tuzamura, namwe murabibona rwose. Ni umunsi w'ibyishimo birenze ku buzima bwacu. Imana nibaha umugisha. Ngira ngo bariya ni bamwe mu babagaragiye kandi nabo bashimye Imana. Urabona bari mu biganiro, urabona nabo mutari muherutse bari abana ariko babaye abagore. Imana rero nibaha umugisha kandi tubifurije urugendo ruhire. Mbashimire. Ibi ni bimwe mu birori by'abitabiriye graduation ya 4 muri ECC.
Imana ibaha umugisha ababyeyi baje gushyigikira abatware babo. Yego, Imana ibaha umugisha rwose. Yego. Aha, yego nawe shyiramo. Ni umunsi w'ibyishimo n'umunezero cyane, biragaragara rwose uhereye hasi akanyamuneza ni kose. Imana ibaha umugisha rwose, izi tariki ntizizibagirane. Amen, amen. Imana ibaha umugisha. Umwana n'umubyeyi yaje kumushyigikira. Aha, mama tuguhaye ikaze, uri umwe mu bantu bitabiriye uyu munsi w'ibirori by'abarangije icyiciro cya post graduate muri East Africa Christian College. Ni ubuhe butumwa wabaha cyangwa ni ibihe byagushimishijemo? Murakoze. Nshingiye kubw'uyu munsi ibyabaye ibirori byatunejeje rwose, abashoje bakuru bacu bashoje muri iki cyiciro byashimishije, byatumye numva nanjye ubwanjye ngomba gutera intambwe cyangwa nkagera ikirenge mu cyabo. Kubw'ibyo rero kugira ngo bigaragaze ko byanashimishije, ku ikamba bambaye nanjye nabatse nambara. Ndabona warinobyemo. Nayambaye rwose. Yego, Imana rero yumva ibyifuzo byawe, uko nguko uharanira gukurikira ibyiza, Imana izabigufashemo. Nuko izabimenda bishaka bidatinze, ahubwo uyu mwaka ntangirane nabyo. Imana ihaze kwifuza kwawe. Murakoze. Amen. Amen.